gutandukana n'umutoza Ayabonga. Ku mbuga nkoranyambaga zabo bahita bavuga ko bafite umutoza rwose wa fitness w'umunyamahanga bagomba kuzana. Ariko Rayon Sport abafana nyuma y'ikipe ya Young Africans bakomeje kuvuga ko bashaka umuataka ugomba kuza kumariramo ibitego. Aferi ya Muvunyi n'ubu iracyari muri kulisi. Iyi minota muyisaranganye ubundi basezerere. Zandani muri Rayon Sport. Ne paraje atubwire ku bya Muvunyi ko yarabikurikiye. Wenda ku cyo ruvuze cy'umutoza wongera imbaraga abakinnyi nuko bari mu biganiro Mwambari Serge umutoza wa National n'ubwo bwo ibiganiro biracyarimo baracyareba amafaranga bagomba kumuha yatuma yibagirwa kujya muri academy ya Bayern kuko naho afitemo offre ubwo rero Mwambari Serge arababwira ati ngiye cyo nifuza ni ibingibi ni mu bima ndaza guhita njyamo ariko nyine nk'ibisanzwe nuko amafaranga bari kuyatera imirwi bira muri Rayon bafite uburyo bari kugenda bagabanya amafaranga bavanye muri Rayon de banishyura Robertinho nibabona hari isagutse kizima bazahita bafata Mwambari Serge asimbure umutoza ya Bonga rwose baravuga ko icyumuri kirangira Mwambari ari we mutoza wongera imbaraga abakinnyi Mwambari abaye Mwambari ni Mwambari iby'abanyamahanga wapi byaragoranye kujya gushaka urumva bamukeneye byihuse umwataka sasa umwataka rero baravuze bati ntituramenya ibintu bya Faringanye niba azaza cyangwa atazaza ubwo abihura na Sudianye ku guti kumwataka hanyuma Bing Bero niwe mukinyi waduhenze ariko ntabwo ari kuri level nziza ubu bari kubara kumwataka bafite muri Rayon Sport ari Habimana Yves wenyine niwe mwataka bafite bavuze bati rero mu bantu badushakiye abakinyi babagezemo bati mudushakira umwataka umwe w'umunyamahanga kuko mu Rwanda ntabwo bapfa kubona umwataka ubu ngubu isoko riri gusa naho rirangira bari gushaka umwataka w'umunyamahanga hagati ya za Mali na za Cote d'Ivoire umwataka ugomba kuvayo mu gihe bateje bya ba Big Mbero n'abangaba abanyasenegal akaba ari ukina na Yves byihuse kabisa ko umutoza yise abibabwira muri match amaze gukina akenera rutahizamu n'umwakakase ntabwo profile iramenyekana nimenyekanye umuntu abibara bibonye wamugani gusa Bing Bero twavuga ngo umwataka udasanzwe ariko rero byari gukina ubwo rero Rayon Sport nyine uwo mwataka namara kugeramo na Mwambari baravuga ko bazaba basa n'abafunze ibyabo byo kugura abakinnyi none se mu bicu amasegonda make ni nakwenda ibindi bya Muvunyi tuzabitindaho buriya abantu banamenye yuko umuzamu Pavere Nzira buriya aratarasinya Pavere Nzira information twatanga nuko yahawe avance na President Tadeyo kugira ngo batamutwara kuko Kenya Police itozwa na itsinda yiragije burya yari yamaze no kumupropoza kumwohereza tike y'indege akagenda birangira rero bamuhaye avance banamwerekana kuri Rayon Day ikintu cyari bitarenze uyu munsi cyangwa ejo iyo gahunda yagomba kuba sinya kuko amafaranga bavugaga ko bategereje ko agera kuri konte za Rayon Sport amafaranga ya Rayon Day ubundi bakaba bamutsinyisha Pavere Nzira ariko information yari bari burya yaratarasinya ngayo nguko ibe cyangwa AXEL abafana vibe mbere yo konjya mu kibuga kanyibaza icyo kintu ni irihe tandukaniro rya APR yo kuri Power Dynamos na Pere Stadium nubwo narindi mu kiganiro ko nabonye byacikaga mwapere waruhari mu bicu waruhari mwese mwari usibye ngewe ni irihe tandukaniro byo mwapere no muri Stade Amahoro ikintu cyari nuko Kigali Pere ari uburyo abantu bayiyumvamo wenda kurusha uko bajya ku Mahoro ariko si icyo cy'ingenzi ahubwo ngira ngo tunakira abafana b'ikipe ya APR ku munsi w'ejo Songa mbere n'Akabange babigarutseho bavuga ko bimwe mu bintu byatumye batagira abafana benshi bakina n'ikipe ya Power Dynamos hari ku cyumweru abantu bitegura akazi mu gitondo harimo match ya Arsenal na Manchester United Premier League abantu bari bagiye muri Stade Amahoro kwa gatanu Rayon Day wabonaga nyine izo mpamvu zose zishobora kuzamo zigatuma batabona abantu benshi ariko ndababwira ningiye kugira ngo muhinyuze mugaragaze ko nyine izo mpamvu zari zihari mu bihinyuze uyu munsi uko babihinyuje buriya narebye match ndi kumwe na Songa mbere yambwira turabona ko ibyo twavugaga ari byo Kigali Pere ubundi yari yuzuye kumwe tuvuga ngo Kigali Pere yuzuye hari ukuntu buriya Kigali Pere yuzura tukuvuga ngo yuzuye nubwo wenda bavuga ngo hari igice buriya kidakunda kujyamo abantu kino gice cy'ibumoso bwa VIP hano bakunda kwicara abakinnyi iburyo ahubwo winjira uva kuri vestiaire ni iburyo ubu ndavuga wicaye muri VIP ni iburyo hirya yaho hari igice kidakunda kubamo abantu benshi kiriya gice iyo kitagiyemo abantu ntabwo kiba cyabuje Kigali Pere kuzura uyo tuvuze ngo yuzuye mu Kinyarwanda bavuga ko abantu bisodetse ubundi hano tuba turebana naho iyo huzuye muri general hasanzwe hasigaye hose iyo huzuye hari hareba kuri tapi hareba kuri tapi hari abafana hari abicara bakabateye umugongo tapi hari stade bayuzuye ejo rero hari huzuye
kandi abantu batangiye no kuzamo kuri match ya mbere ya Zamu na Polisi ngira ngo Nepo twari kumwe ubona ko abantu ari benshi kuri match ya mbere kuri saa 10 byagaragaraza ko igihe APR aza kubimanutse mu kibuga na AS Kigali abantu baraza kuba ari benshi ejo rwose abafana b'ikipe ya APR kude chapeau ariko se nabo bonyine ubwo no kubakunze umupira w'amaguru hano mu Rwanda kuko nabo bari bahari ejo bitabiriye match kandi match za pre-season bigaragaza ko nyine bari bakumbuye kureba match nk'izi kandi zifite nanje birumvikana. Reka twinjire mu kibuga. Ikipe ya AS Kigali yatsinze APR umukino wa mbere itsinda APR kuri penalty 5 kuri 4 nyuma yuko umukino wari warangiye igitego kimwe ku kindi ariko nubundi AS Kigali niyo yari yatangiye ifungura amazamu kuri penalty. Ikipe ya APR iza kukishyura igitego cyatsinzwe na Mamadou Si ariko munyemerere duhera uburyo umutoza Taleb yari yahisemo gutangira umukino. Yahisemo gutangiza ekipe B kuko izamu ryari ririmo Ruhamyankiko, hari Swane Swane, hari Ndwayo Alexis, hari Byiringiro Gilbert, Sekiganda, hari Ramte, hari Raminba, Iraguha Haj, Mugisha Gilbert nawe team captain ndetse babyanditse nabi hano niho bibeshye baramuyobeje nawe ko ntagiyeyo nawe baramuyobeje yanonsa abakinnyi yavuze Gilbert ko niyo dufite kuri graphique ariko mu kibuga ni Sobanuro yambaye. Hanyuma hari Omedi na Bugingo Hakim mu by'ukuri urebye abakinnyi ni nabo no kuri match ya Power Dynamos umutoza yazanye nka team B kuko yari yatangije team A aba bahita kubitwa igitego bagiye kwinjira mu gice cya kabiri nibwo yazanye team A. Abo tarabavaho harimo abakinnyi bari bagiye wenda mu kibuga bwa mbere batangiye umukinnyi nka Ronald Sekiganda niyo match ya mbere yarakinye muri APR niba nibuka neza na ni match yakinye abantu bari ba Ronald Sekiganda yateyeho umukino ya gicuti imwe bagiye bava ku ntare yarakinnye ku ntare yego hari match yarafite hari match yarafite ikigoroba bakiniye n'intare match bakinye imwe mu gitondo irimo yego cyane ariko match ntabwo zabaye gutyo ahubwo icyo gihe match y'intare bayishyize undi munsi icyo gihe ubwo rero yarakinye ariko ndavuga ngo ku munsi w'ejo nibwo noneho yaratangiye abantu bagiye kumureba bari bamaze igihe bavuga Sekiganda ari he bimeze bite reka mbabwize ukuri ntabwo wabanzamo muri Uganda Cranes uri umuntu usanzwe umuntu bita Ronald Sekiganda ni muzima ejo ngiye nagize umwanya wo kumwitegereza ndamureba Ronald Sekiganda ikintu cya mbere nagomba kumenya niwe mukinnyi muremure muri APR usumba abandi bose uri hafi umenya ari Swane uri hafi ni Swane ariko nawe aramusumba aramusumba cyane ni muremure Sekiganda iriya taye rero muri gatandatu byo nyine urumva uburyo ahagaze ubundi hagaragana Rurisa ukabona asumba Rurisa Rurisa nawe ni muremure cyane asumbaho Rurisa akantu gatoya muri metero 90 nimero 6 ureshya gutyo ubwabyo hari ikintu bivuze rega hari impamvu APR yamuzanye APR byashakaga nimero 6 kandi wareba taye ukavuga ati duel mu kirere yayiganya hasi mu gihe wenda ari muri takoni ngashaka ku umupira yawo yaringa wanareba titireri mu ikipe y'igihugu ya Uganda Cranes rimwe na rimwe kapiteni wa Vira bafite igisobanuro uri kumva ukanumva noneho ko equipe cyane umutoza murebye kwaso yifuje ko yakabaye nayibakinira ariko birangira agiye ikibazo ubundi cya Ronald Sekiganda si mu kibuga si uko ari byatatanga ari mu kibuga ni umukinnyi batibeshyeho pe ariko fitness n'imvunezi injury prone nizo zikora injury prone rigoga Sekiganda ni nimero 6 ukina ibintu bitandukanye n'abandi bose bari muri APR nuvuga ngo we yihariye ibintu akina abandi badakina nuvuga ngo azi kwambura baro neza nuvuga umuntu gusumba kwambura baro bero ugaganya duel hejuru afite ukuguru kurekure afite akaboko karekare byose abikwinjizamo ukiri kuri uko kuguru se nyamuneka akaboko gasobanura neza akaboko kagerayo mukese rumba agushyira akaboko ngo protege umupira afite no kurura kugitamye n'igihe akajyanye mukiri kuri uko kuguru se kwari ukuntu bavugaga bati Sekiganda ko agenda nkusa n'ucumbagira ako banza niyo migendereye iyo agenda ubona acumbagira ariko ku mupira ariko iyo ari ku mupira uburyo bwo kwamburamo nta nubwo menye igihe awujyaniye ikindi iyo amaze kwambura baro ntabwo ari babakinnyi bamara kwambura baro ngo bahite baryoherwa nayo bakora amadrible